Mwaramutse Yesu ashimwe, ni kuri gusenga Mama Ebenezer. Yesu aduhana umugisha. Shalom ahantu hose uherereye, igihugu cyose uherereyemo. Shalom shalom, Imana yacu yabwe icyubahiro. Amen. Karibu rero dusenge, dushyire Yesu hejuru, uduhaye umunsi ku buntu, tumushimire kandi tugire ijambo dusengeyemo, dushyire Data wa twese hejuru, umwami niyamamare. Karibu karibu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Maraki 3 umurongo wa 16 kugera ku wa 18. Umutwe w'amagambo aho uravuga ngo abantu b'Imana biringirwa, maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva. Nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, bazaba banjye umunsi nzakoreraho, bazaba amatungo yanjye bwite, nzabababarira nk'uko umuntu ababarira umwana w'umukorera. Ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha, abakorera Imana n'abatayikorera. Amen. Imana ishimwe. Umutwe w'amagambo w'iri jambo wanejeje uravuga ngo abantu b'Imana biringirwa, ngo maze no ku murongo wa 16, maze abubahaga Uwiteka baraganiraga. Ni ukuvuga ngo iyo abakiranutsi abubaha Imana, bazi Yesu, abageze umwami n'umukiza, abakunda Imana, abashaka Imana, bemera Imana, iyo bari kuganira ariko bakaganira ku Uwiteka, bakavuga ku Mana, bakavuga ku mirimo y'Imana, bakavuga ku ijambo ry'Imana, bakavuga ku neza y'Imana, mbese ibyo bavuga biganisha ku Mana, ngo Uwiteka araza agatega amatwi akumva ibyo baganira. Ngo nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubaha Uwiteka bakita ku izina rye. Haleluya. Ni ukuvuga ngo mu ijuru habayo igitabo cyandikwamo ibyo tuvuga, ukaba uvuga, ducunge neza iminwa yacu. Mu ijuru habayo igitabo cyandikwamo ibyo tuvuga. Hanyuma rero abangaba bubaha Uwiteka, abangaba b'Imana, abangaba bakunda Imana, abangaba bemeye Yesu, abangaba bari mu nzira yo gukiranuka, b'abakiranutsi cyangwa se mbese abemera Imana, bari kuganira ku Mana, igitabo kirabumburwa kikandikwa. Ngo Uwiteka kandi ibyo bintu bikandikwa. Haleluya. Hanyuma ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, umva abo bantu ukuntu bizagenda, bazaba banjye umunsi nzakoreraho. Abantu bavuga ku Mana, abantu baganira ku Mana, abantu bibukiranye iby'Imana, abantu bicara bakavuga ati katuganire ku ijambo ry'Imana, reka tuvuge ku mirimo y'Imana, reka tuvuge kuri Yesu, reka twibukiranye aho Yesu yadukuye, bahamye mbese kuganira ku Mana. Abo bantu igihe nikigera bazaba ngo Uwiteka aravuga ngo abo bazaba be ku munsi Uwiteka azakoreraho. Uwiteka nahaguruka gukora bazaba be, ngo azaba ari amatungo ye bwite, ngo azabababarira nk'uko umuntu ababarira umwana w'umukorera. Haleluya, haleluya. Ngo ubwo nibwo muzamenya gutandukanya. Ni ukuvuga ngo Uwiteka nahaguruka gukora, nituvuge Uwiteka nahaguruka gukora mu isi, aje gukora ikintu gishya, abo bantu Uwiteka azababarira. Uwiteka cyangwa se naramuka avuze ngo ndahagurutse ngiye guhana, uwo Uwiteka azababarira. Uwiteka navuga ngo ndahagurutse nteje icyorezo, abo bantu bazababarirwa. Uwiteka azabashyira ku ruhande, ngo azabababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we. Ni ukuvuga ngo abo bantu ibyo ntibizabageraho, kuko bo bibikiye bakavuga ku Uwiteka, bakimenyereza kwito kuganira ku Mana. Mbese hari ahantu ibyo bavuze byanditswe. Haleluya. Uyu munsi ndagira ngo iri jambo rituma ufata icyemezo. Ukaba wavugaga abandi, menya ngo birandikwa imbere y'Imana. Ukaba umuntu akaba ari abanyamagambo, umenya ngo birandikwa imbere y'Imana. Menya ngo Imana irabibona, menya ngo Imana hari ahantu byanditse. Kandi niba utavuga ku Uwiteka ngo uhamye Imana uyivuge neza, abavuga Imana neza, umva Uwiteka hari ahandi hantu abarindira, hari ahandi hantu abashyira, hari ahandi hantu ababikiye, ngo azabababarira nk'uko umuntu ababarira umwana w'umukorera. Ni ukuvuga ngo Uwiteka nahaguruka aje gukora akantu k'agakoryo, aje ahagurutse aje kugira icyo ahana, ahagurutse aje kugira icyo akoze,
aba bantu bazababarirwa, bo ako kaga n'amakuba ntikazabageraho. Ngo kandi numve ngo ubwo nibwo muzamenya, ngo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha. Ruvuga ngo abataravuze ku Mana, abanyabyaha ibyo byo ni ibyabo, ariko abakorera Imana nabo n'abatayikorera muzabamenya. No kuvuga ngo abavugaga Imana by'ukuri tuzabamenya, abataravugaga Imana by'ukuri n'abatayikorera icyo gihe baramenyekana. Imana ishimwe, Data wa twese ahabwa icyubahiro. Iri jambo risomye uhita ucika kuvuga abantu, umuntu ahita acika kujya kunegura abandi. Hari ibyaha umuntu ahita reka, tumenye ngo birandikwa. Reka twisengere, twitoze kuvuga Imana neza. Iki gitondo uvuge ngo Mana, iri jambo ndaryumvishije, iri jambo n'ubwa mbere ndyumvishije, iri jambo cyangwa se nari nararyumvishije ariko sinaryumva neza, ariko uyu munsi bashije kubyumva, bashije kumenya ko hari igitabo kiri mu ijuru cyandikwamo ibyo mvuga, ko menye neza ko Uwiteka abamuvuga neza, abavuga ibyo, abibukiranya. Ugaterefona umuntu kuri telefone ukavuga ku mirimo y'Imana. Nababwiye ejo ndi gutanga ubu buhamya natanze ejo ko ari umuntu wamamagaye ati Mwabeneze mpa ku buhamya bwawe, tuganira ku mirimo y'Imana. Twagakwiye kuba ari byo tuganira, aho kujya gufata amasaha 2 amasaha 3 cyangwa se umuntu avuga abandi ateranya abandi agira gute. Tuvuge ku mirimo y'Imana. Bwira mwene so ngo ngwino nkubwire aho Uwiteka yankuye, ahangejeje imirimo yankoreye, ngwino turirimbira Imana, ngwino duhamye Imana. Iyi telefone tubera umugisha aho kutubera umuvumo, umunwa wacu tubera umugisha n'ururimi aho kutubera umuvumo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Rero iki gitondo abantu bavugaga abandi bihane, bahindukire bavuga Imana neza, bavuge Yesu neza, bavuge ku mirimo y'Umwuka Wera. Haleluya, ko biharira ko Data yagiye adukorera byinshi mu buzima bwacu. Vugisha kuri nk'umukristo. Imana ntiyagukoreye ibintu wabwira abandi, ugahamagara mwene so ukamubwira, ukamwibutsa ukuntu Imana yagukirije umwana, ukamwibutsa ukuntu Uwiteka ibyo yakoze, ukamubwira ati cara nkubwire ahantu Uwiteka yankuye nahangejeje, ukagira icyo uvuze ukavuga ku Mana. Ati cara dusomere ijambo, ati ijambo sinyumva neza, waharindusha ukarinsobanurira, tukitoza kuvuga ku Mana yacu. Icyo gihe Imana itura muri twe cyo cyane, ibyaha birahunga, Imana ikatwegera cyane. Umwami Yesu ashimwe. Reka dusenge. Papa, turagushimiye, uduhaye umunsi mwiza, umunsi urimo kutwibutsa, umunsi urimo kudukebura, uradukebuye. Iminwa yacu nushaka ko tuvuga ibindi, turagushimiye ubu buntu washyize muri uyu munsi. Urashaka ko tuvuga kuri wowe Mwami, tumenye neza ko wowe iyo umuntu anakuvuzeho agirirwa umugisha, iyo umuntu avuze ku byawe, haleluya, hari ahantu wandika, haleluya. Turabimenye Mwami ko ku munsi uhagurutse uje kugira icyo ukora mu isi, uje guhana, uje kugira ibyo ukora, abo ngabo bo baba bari reserve ku ruhande, bari reserve ku ruhande. Turagushima Mana, ni wowe ubikora, ni wowe ubikora. Turagushimiye Mwami, turasenze abantu bavugaga abandi, abateranyaga abandi. Mana, bababarire, bababarire ibyo bavuze byanditswe imbere yabo. Mwami, gira imbabazi, kandi iri jambo ritera abantu kwihana, abanyamagambo bihana, inkozi z'ibibi zateranyaga abandi zihana, abazaga gushobeka abandi bihana, inzangano ziturutse mu magambo bihana. Uyu munsi Mwami, bakira ubu buntu n'imbabazi, ahubwo batangire bahindura icyerekezo. Abantu bige kukuvuga Imana neza, abantu bige kuvuga ku Mana, abantu bitoze kuvuga imirimo yawe, abantu bitoze gukora mu ruhande urimo Mana, guhagarara mu ruhande urimo Mana, kugendera mu ruhande urimo Mana, kuvuga mu ruhande urimo Mana. Haleluya. Bityo barushaho kukwegera, bityo barushaho gukiranuka, bityo barushaho kubona uburinzi buguturutseho, bityo barushaho kugendana nawe badafite urubanza. Mu izina rya Yesu turagushimiye uyu munsi Mana. Ibi byandikwe mu munsi wacu, ku Uwiteka bamuvuga neza, abamukorera. Hari igihe kigera igitabo kikabumburwa cy'ibyo tuvuga, abo ngabo bakababarirwa, bakarindwa, bakaba amahoro. Haleluya. Turagushimiye abahagaze bakaguhamya ko hari igihe ujya wibuka ugafungura igitabo ukibuka, abahagaze bagashima mu iteraniro, hari igihe ujya wibuka ukibuka ayo mashimwe. Turagushimiye abahagaze bagahamya imbaraga zawe, hari igihe ujya wibuka
mwami turagushimiye abahagaze mwami bakagira abandi inama nziza. Hari igihe ujya ubumbura igitabo cy'ibyo twavuze ukandika ukareba abahagaze bagahamya iby'ubwami bwawe. Hari igihe ujya wibuka abahagaze bagahindura benshi kuri Kristo. Hari igihe ujya wibuka. Shimwa mwami abahamije imbaraga z'umwuka wera, abahamije gukora kwawe. Ujya wibuka mwami. Turagushimira iki gitondo, turagushimira ubu buntu uhereye uyu munsi mwami. Abantu bazibukire kuvuga abandi nabi uyu munsi. Uhereye uyu munsi abantu bihane kuvuga abandi nabi. Uhereye uyu munsi abantu bihane mwami imitima mibi irimo inzangano z'amagambo. Uhereye uyu munsi kugeza Yesu agarutse. Turakwihaye Mana. Iyi minwa ntiwayiduhaye ngo tuvuge nabi, ahubwo wayiduhaye ngo tuguhimbaze, tukubahishe, tuguheshe icyubahiro, tukuramye, tugusingize mwami. Abari iminwa yacu ikora icyo wayiremeye iyi minwa, indimi zacu abari ikikora gusa. Ntiwaturemeye kuvuga abandi, ntiwaturemeye guteranya abandi, ntiwaturemeye kugambanira abandi mu magambo, ntiwaturemeye kuba induru mu minwa, ahubwo waturemeye kugusingiza Mana. Uyu munsi bihinduke mu buzima bwacu, mu mibereho yacu. Urakoze Yesu, habwe icyubahiro. Ndagushimiye kutari nk'abantu wowe ureba ibyo twavuze, ureba mwami aho twahagaze tugukorera, ureba mwami, ureba ukitegereza. Izina ryawe mwami rigahabwa icyubahiro. Urakoze mwami ko n'abakuvuze bafite igihembo cyo kubabarirwa kandi ukabagirira neza ku munsi waje gukoreraho. Turagushimiye Mana kutajya uvaniramo umuntu aho ngaho, kutajya uvanira umuntu mwaho, kutajya uvanira umuntu wawe mwaho, kutajya uvanira wakwikomeje mwaho ngaho, kutajya uvaniramo gutyo gusa wakwemeye. Hoya Mana, uhemba neza Mana. Icyubahiro kibi cyawe iki gitondo, izina ryawe ryubahwe. Ndagushimiye Papa, asante Mana. Umugisha umuntu wese wakuvuze neza, umugisha umuntu wese wahagaze akaguhamya, umugisha umuntu wese wahagaze agashima, mwite agahamya. Umugisha umuntu wese wa telefone undi akamubwira ku mirimo yawe, umuntu wese wahagaze agahamya iby'urukundo rwawe n'ukuri kwawe. Umugisha umuntu wese wahinduriye abandi muri Kristo. Haleluya. Izina ryawe rirushaho kwamamara Yesu. Urakoze mwami, ugize neza uyu munsi. Nuganze utegeke ibyo wagambiriye kuri twa bari byo biba gusa, ibitava ku Mana byose bifungwe, bitabwe kuzimu. Gahunda zose z'umwanzi ziburizwemo, imyuka yose n'ibidutera byose biburizwemo. Icyubahiro kibi cyawe. Urakoze mwami. Amen, amen. Shalom, shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Umunsi mwiza.